mba mpuzeho gatoya ariko nje mbazana inkuru nziza ku mpunzi ko zakomororewe zigomba kuza muri Amerika. Ariko mbere ko mbahereza iyo nkuru n'ukuntu procedure nkitangira ikiganiro, uyu munsi mbafite inkuru nziza cyane ku bantu bari bamaze igihe bategereje, bababaye bibaza bati se bizagenda gute, ikigiye gukurikiraho niki. Murabizi mwese nyuma y'uko amatora abaye muri iki gihugu, Perezida Trump yashizeho executive orders zitandukanye, hari ibintu byinshi yagiye asinya. Kimara gutangira ubutegetsi bwe, yahise atangira gukora ibyo bita deportation, kwirukana abantu abasohora mu gihugu abakura muri Amerika abasubiza iwabo. Ibyo byagiye bibangamira ndetse n'impunzi zari zifite gahunda zo kuva hariya muri Afrika ndetse n'ahandi ziza hano muri Amerika, bisa nkaho bihagaze. Hari n'abari barangije byose, baramaze kugurisha ibikoresho byo mu nzu, baramaze gusezera, process zo kubona amatike y'indege zararangiye, bategereje umunsi wo guhagurukaho, ariko ahita abihagarika. Nkuko mubizi ntabwo biba byoroshye muri iki gihugu. We ku giti cyaba yumva ko impunzi zitaza muri iki gihugu. Impamvu riratanga yuko impunzi zitagomba kuza muri iki gihugu nuko impamvu nyamukuru avuga ko ngo iki gihugu gifite imijyi mito cyane atabona ahantu abatuza, ariko mu by'ukuri Amerika ni nini, abayirimo barabizi. Hari ahantu hanini cyane hadatuwe, usibye no mu mijyi n'ahandi hose hari ahantu hanini hadatuwe yazituza. Ariko we yaravuze ati ntabwo byashoboka, ntabwo nabona ahantu ntuze impunzi. Ikindi cya kabiri avuga ko impunzi yo zije zikora amakosa menshi atandukanye, umutekano bari muke, ariko nibyo yitwazaga. Rero nkuko mubizi nta muntu uba hejuru y'itegeko, nta muntu uba hejuru y'itegeko, cyane cyane muri iki gihugu cya Amerika. Nukuvuga ngo abantu bose baba bari munsi y'itegeko, yewe nubwo yaba ari perezida w'igihugu nawe aba ari munsi y'itegeko. Rero murabizi Trump yagiye ku butegetsi ku itariki 20 nibwo yatangiye gutegeka z'ukwezi kwa mbere, maze gushyira izo executive order. Nukuvuga ngo hariyo twita 9th Appeal Court, cyangwa iyo twakwita mu Kinyarwanda urukiko rw'ubujurire bwa hano muri Amerika. Bwaricaye ariko buvuga ko iyo programme ya refugee resettlement igomba guhagarara, bidashoboka. Baramubwira bati ntago bikunda, baravuga ntago byashoboka ko impunzi zitaza muri Amerika. Turabikwemereye, ushobora guhagarika new applicant ni impunzi nshyashya zitaremererwa zishaka ku aplika ngo zizaze muri Amerika, ariko abamaze gukorerwa bagomba kuza. Rero iryo tegeko ryagiyeho, aba lawyer barabyemeza, ubwo n'aba federal lawyers barabyemeza, baravuga bati impunzi zigomba kuza. Ibi ngibi rero byatangajwe n'umuloya umwe, wo muri Seattle, ni muri Washington. Numu federal lawyer niyo watangaje, avuga ati avuga iby'itegeko rivuga, kandi atanga itegeko ko bigomba gukorwa. Aravuga ati abantu, impunzi zose zakorewe zigomba kuza. Impunzi rero zigomba kuza, ibyo byaravuzwe kandi birazwi, kuko aya makuru dufite ni amakuru afatika. Ku muntu umva ashidikanya, amakuru tubahanaga bari ibihuha, ni amakuru tuba twakuye ku mbuga cyangwa ku binyamakuru biri real, ntago ari ukubeshya. So gushaka guhumuriza abantu, so gushaka kubeshya abantu ngo bagire icyo cyizere, ariko umuntu ushaka kumenya ko ari ukuri. Impamvu ngiye kubivuga ni kugira ngo abantu bumve ko inkuru ndi kubabwira ari ukuri. Bagiye ku kinyamakuru cyitwa Straight Arrow News. Nibajya kuri Straight Arrow News, mwandikemo 9th ya 9 ni appeal ya 9 ya court, appeal ya court ya 9. Izo appeal za court za 9 ziba zifite ubushobozi, ziba zifite imbaraga. Hano president ntago ari ufata umwanzuro w'ibigomba gukorwa, hari ibyo asinyira, hari imyanzuro afata, ariko hari n'indi bamubwira ati ibi ngibi ntago bishoboka, bakabyanga, bakanga kubisinyira. Aba lawyer yo banze, aba federal lawyers yo banze kubisinyira, ntago bishobora gukorwa. Uyu mugabo rero yarabivuze, aravuga ati impunzi zatangiye gukorerwa, ziri muri process, nizo zigomba kuza. Izo mpunzi rero ni izihe? Impunzi zigomba kuza ni izihe? Muri rusange impunzi zigiye kuza ni impunzi zigera ku 600,000 nizo zigiye kuza.
ntago ari imiryango 600. hari igihe twumviza inkuru bamwe bakabizivuga uko zitari cyangwa bakabivuga ari ibihuha. Ntago ari imiryango 600,000, oya, ni impunzi 600,000 ziturutse mu bice bitandukanye. Hari izituruka za Uganda, muri Kenya, mu Rwanda, hari inkambi zitandukanye za Malawi, hari inkambi zitandukanye z'impunzi, nizo zigomba kuza muri iki gihugu. Izo ni impunzi zatangiye gukorerwa, ziri muri process, n'ubundi zizaza muri za process. Niba bari baraguhamagaye warasinye, tuvuge n'urugero wari utegereje RSC, ubwo bashaka kuvuga ko hari na bamwe batangiye guha amakuru yuko bagomba kuza kwitaba RSC. Ni ikimenyetso kigaragaza ko rero za Komorowe zafunguwe, impunzi zose zigiye kuza. Niba iyi Federal Appeal Court zarafashe umwanzuro ko impunzi zigiye kuza, ni izihe mpunzi zigiye kuza? Ni ukuvuga ngo uyu mugabo yarabisobanuye neza, avuga umwe ku wundi impunzi zigiye kuza ni izihe, izemerewe kuza ni izihe. Ni zari ziri muri process, hari zayigarukiye ku kibuga cy'indege, zari zaramaze kubona ibyangombwa, bamaze kubana randevu. Byagiye bibaho kenshi, natwe byagiye bitubaho, ugasanga bamaze kubana randevu, wasezeye akazi, wasezeye abantu, ibintu byose wabitanze, ibyo ugurisha wabigurishije, ibyo gutanga wabitanze, bagahita bakubwira bati babahagarikiyeho umubare w'abagomba kujya muri Amerika n'abangaba. Nanjye byambayeho, yego. Rero abo bantu nibo bagiye kongera gukorerwa. Abantu bari bategereje immigration, bari bategereje RSC, abantu bari bategereje kujya kwa muganga, wenda ibizamini byabo byo kwa muganga byararangiye, bagomba gusubizwa kwa muganga bakaza kuko bemerewe kuza. Yashyizeho urutonde rw'abantu rero bagomba kuza. Nabahe abantu yavuze bagomba kuza? Nabari muri dangerous places. Abo ni abantu ba mbere bari mu ahantu muri areas zidafite umutekano mbi, babayeho mu buzima bubi. Abo bakaba bari baratangiye gukorerwa, bagomba kuza, ni itegeko, bagomba kuza. Abakabiri yavuze bagomba kuza nabahe? Abantu batandukanyijwe n'imiryango yabo. Abantu batandukanyijwe n'imiryango yabo, turabizi ko hari abantu benshi bafite ababyeyi muri Afrika, bo bakaba bari hano muri Amerika, cyangwa ugasanga abana bari muri Afrika, ababyeyi bari hano muri Amerika. Ugasanga wasize umugabo n'umwana, wowe uri hano uri umudamu. Wasize abana na nyina, wowe uri hano uri umugabo. Ugasanga mbese nabo ni famille iri proche yawe, umugore n'umugabo, abana n'ababyeyi babo bagiye batandukanywa. Abo bantu rero nibo yavuze ko bagomba kuza. Abo n'abakabiri navuze abari muri places zitari safe, hari intambara, umutekano muke, babayeho nabi, ubwo n'abari mu nkambi z'impunzi ahantu hatandukanye. Hagakurikiraho abakabiri, aribo bantu batandukanyijwe n'imiryango yabo. Ugasanga abantu bari kuri dossier, bafite dossier bose, bamwe baragiye abandi barasigaye. Bikunze ko cyane ku bana bafite imyaka 18 kuzamura. Ugasanga ababyeyi baraje, abana barasigaye, cyangwa abana baraje, ababyeyi barasigaye. Abo ngabo bari mu bantu bagomba gukorerwa byihutirwa. Abantu ba gatatu, ubwo ni ubwoko bwa kabiri. Ubwoko bwa gatatu bw'abantu bagiye kuza n'abagurishije ibyabo. Abantu bagurishije ibyabo, ubwo ni ubwoko bwa gatatu bw'abantu bagiye kuza. Ubwoko bwa gatatu bw'abantu bagiye kuza n'abantu bagurishije ibyabo. Twese byagiye bituba, ugasanga cyangwa babitanze, ugasanga baguhaye randevu uyu munsi, baguye ati ejo uzagenda, cyangwa mu cyumweru gitaha uzagenda, kuko murabizi bari gihe tujya muri ligue tukamaramo icyumweru cyose, cyangwa ari n'abamaramo ibyumweru 2 nk'abantu bakuze cyangwa abantu bafite uburwayi, kugira ngo babakurikirane bazahaguruke bameze neza. Abo bantu nabo bagomba gukorerwa byihutirwa. Nk'abantu bagurishije ibintu byabo, urumva nta matela bafite aryamaho, nta kiniba nabifite, nibyo bamutije, cyangwa niba bandi yabihaye bamufasha ati bubifashe niwongera gukorerwa uzabidusubiza. Urumva abo ngabo baba bari mu bibazo bitaboroheye, nabo bari mu bantu bagomba gukorerwa byihutirwa. Uyu mugabo rero igishoboka cyo yabibwiye uwitwa Melissa n'abandi ba Anthony. Melissa ni Anthony wa migration, uhagarariye impunzi muri UNHCR. Ntago ari wenyine, afite n'abandi benshi bakorana. Arababwira ati mutangire mutegura abantu bongera basubire muri process yo kuba baza hano mu gihugu cya Amerika. Rero nkuko dusanzwe tubizi, nta muntu ndi bubwire ngo nasezera akazi ke, kuko ngiye muri 2019
2019 to 2020 nagombaga kuza nsezera akazi, birangira n'ubundi Trump ahagaritse abagomba kuza, avuga ati umubare w'abagombaga kuza n'uyu nguyu abandi bahagarari. Ibaza imyaka namaze, naje umwaka ushize 2024, ibaza iyo myaka yose namaze struggle naciyemo kugira ngo nongere mbona kandi kazi, byari bigoye. Nimba ufite akazi uburetse ugatanga, ikintu uraza gukora ni ukuba witeguye, uhora witeguye, telefone yawe ikajya ihora online ku buryo bazagushaka agahita bakubona byihuse fast. Intege mwe kumva ko byabarangiranye, n'abandi badafite dosiye niba ibi biri gukorwa bazagenda baza buhoro buhoro, wenda kubw'amahirwe uyu mugabo azaba amaze kuvaho hagiyeho undi, cyangwa nawe yahinduye intekerezo, n'abandi nabo batangire bakorerwe baze muri iki gihugu. Nukuri nkatwe tuba tubyishimiye, turabyifuza, kuko iki gihugu kukibamo udahafite umuryango, udafite inshuti, utahafite umuntu wahamagara mumubwire uti nsigaranira abana, mfasha ibi, ngiye ku isoko ntwara ride, narwaje kanaka, umwana ararwaye cyangwa umuvandimwe ararwaye cyangwa umubyara ararwaye, munjyanire kwa muganga, ngiye mu kazi, cyangwa dusimburanwe, ngenda akora mu gitondo akora nimugoroba, biba bigoye. Kandi ibyo koko n'iki gihugu kiba gikeneye money power, nicyo abantu abo baloya baba bavuga babwira umuyobozi w'iki gihugu, ariko ntabyumve wakumva ko nyine gutuza abantu benshi muri iki gihugu ku gihugu cye atari avantage, ahubwo ari disadvantage. Rero nababwira ngo mwitegure, abantu bari bafite amadosiye mugiye kongera kuza, turabategereje, tuzabakira. N'abantu bari hano bafite abantu babo bategereje hariya batangiye gukorerwa, namwe mwitegure, musase bugari, mutangire mwitegure. Ariko abantu bari hariya ndababuje, please mube muretse gusezera, mube akazi kanyu, mube muretse gutanga ibintu, ariko mube muri tayari. Ejo batazaguhamagara bakakubura ugasanga amahirwe yawe, murabizi iyo bakubuze ko dosiye yawe isubira inyuma. Uba ugomba kuba uri standby, telefone yawe iri hafi, message ucekinga, niba wakoresha ka message ukagasubiza. Niba hari umuntu utari hafi aho ngaho yaho bahamagara, ko hari abantu baba baragiye gushakisha nk'ubuzima i Kigali n'ahandi mu ntara no hanze yewe y'igihugu, baragiye mu kazi, ariko ubu mube standby, telefone